Yo fresh coach Gael safi manager meze neza. And yes, right now Bruce Melody akaba ashitse muri press conference. Bruce Melody ni safi meze neza. Amahoro kameze fresh. Karibu mu Burundi bro. Asante kabisa. Move. Yes, Bruce Melody akaba ashitse na coach Gael. kugira ngo nze kwifata umuziki muri rusange ariko nanone shimye n'abahanzi bagenzi banjye b'Abarundi barabizi nta gitima kiri buriya abajena kiri kunama cira bakora indirimbo uri kuboneza abajena kiri twakora indirimbo murayizi abasha kwibona kandi baba gushika mwiza genze neza ku bihugu byombi harimo n'umusaza bifesi n'umuraperi mwiza tutabasha gukorana ariko ndamuzi cyangwa twigeze kuvugana ko igihe kimwe wenda ntibyadukundira ko ishi microphone sinzirimo tukura muri so nareke kuvuga bifesi ntabwo twabashije gukorana ariko twaravuganye wenda umwanya ntiwadukundira cyangwa se kutwagerwa n'ayo mahirwe hanyuma umukobwa witwa Estanish we ni ikidumwa mu introducinzeho sinzira bagikorana nawe ntitwabasha gukorana ariko umuziki wabo ndawukurikirana kandi ndawukunda ubwo rero n'ibyaha atari kuba aribo bari hano nta wundi uhari numva ari abantu bakwiye guha amashyi ikindi si ubwa mbere nje gutaramira i Burundi ariko ni ubwa mbere nje
Gitega. Ndi excited, ndashaka nyine kwibona imbere y'abantu no kureba ko ibyo nabateguriye kuko nabo biteguye kubyakira. Ndumva nibyo, murakoze. Ntabwo nzi impamvu ari ibyaha ariko naca hasi kandi imihanda ihari. Icya kabiri, ntabwo byatunaniye gufata rutema ikirere, ariko nawe nashaka kumenya Uburundi, nashaka kureba igihugu cy'Uburundi, nkagira byinshi menya, nkareba namwe niba mufite imisozi se, niba ko ubutaka bwera, byose nanjye ndi umuntu rimwe na rimwe ngira amatsiko, numva nyine nanjye nagerageza kunyura mu zindi nzira n'amatsiko. Hanyuma amasezerano ya Primus wo mu Rwanda ni amasezerano kwayo, n'aya ni amasezerano kwayo, nta icyo nzi cyo wenda ko bafite uko bakorana, ariko yewe nahamagara Primus kugira ngo nze nkore akazi ko gupafominga. Hanyuma Primus yo mu Rwanda nayo tugiye kubikorana. Icya mbere, ari nk'ikibazo ngewe umuntu abaza umuhanzi mwumva ishazo, hari ikibazo baza umusani nkumva umeze nk'umumanura, sinzi niba ariko nabivuga. Double J ni umuntu wa danje man, ni umuntu wa danje utegura ibintu, niyo mpamvu abantu baza kumureba. Rero kuba twavuga ngo akoze playback, uzi ko yayikora kubera ari amahitamo ye, birashoboka cyane. Ashobora no gukora live kubera ko ari amahitamo ye, cyangwa se akanabikora bitewe n'uko yaramutse. So ku kibazo cyo kuvuga ngo tuzayiririmbana agapfundikiye gateye amatsiko, nyine niyo mpamvu mugomba kuzaza mukabireba nk'uko niba twabiteguye. Hanyuma ikibazo cya kabiri cyatsi mbabare gato n'abaditsi nyuma y'uko murasabye gukora ibyo se nakoze mbere n'inde wari wabimbwiye. Ni ukuvuga njyewe nkunda umuziki, ariko nkunda abahanzi by'umwihariko. Ntabwo nkorana na Double J na Kiriko, hari ikintu nabishuje ndimo kujyayo. Sasa kuba byarabaye byiza ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo twakoze twabikoranye umutima mwiza. Rero ntabwo ibyo nzakora nzabikora kubera ko Brad yampaye akazi, ahubwo nzabikora kubera ko mfite uwo mutima wo gukunda abantu b'Abarundi. Hanyuma Brad ndayishimira kubera ko ibyo dukoranye ni akazi kandi kagenze neza. Sofa aho tugeze ibintu biri kugenda neza, kuba itangazamakuru ryose ryavuye Bujumbura rikaza hano biragaragaza ko koko ibi bintu birimo imbaraga. Ndanabashimiye kuba mwageze hano. Rero Brad ni business turayikoze bigenze neza, n'ejo bundi tuzakorana n'ibindi, ariko ibyo byose sinzabikora kuko Brad yampaye akazi. Nintekereza kugira icyo nkorera hano, nzagikorana umutima wanjye, ntabwo nzagikorera amaso y'abantu. Murakoze. Akanya maze Igitega, hasa n'iwacu, hasa no mu Rwanda. Icya kabiri, klima iraryoshye, ikirere hararyoshye cyane, ku mugoroba haba hakonje, ntabwo hashyushye nk'Ibujumbura. Hameze neza byahatari, nakunze cyane. Hanyuma ikintu rero nateguye, hari n'abakobwa beza b'Abanyarwandakazi, n'abantu nabashishikariza kuza kureba, ariko nanone mfite bande nziza. Hanyuma nanjye nizanye, njye ndizera byahatari, hari ibintu byinshi waza ukareba, kuko tugiye kwintertaininga umuntu wese uzaba uri muri stade ejo, tuzamuha show abaye. Ntabwo nabivuze, nta kintu nababwiye, to be honest, sindeshye. Abafana banje mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu nababwiye, kubera ko numvaga ndi excited nyine nje kureba abafana banje b'Igitega. Abo mu Rwanda nta kintu nasize babwiye, ariko reka njye nonaha, kubera ko turi imbere yanyu kandi turi mu bitwara no mutugerezayo. Nabemera byahatari, batuma umuziki wanjye ukura, n'abantu b'agaciro mu buzima bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muvuge amen. Amen. Je banyita Bface on the floor, aka Rap Yuda, Rap Commando, Rap Taichi. Sama aka Mesh. Yeah man. Big man team. Yeah.
So ikibazo babajije cyambere byo kwemezanya n'ibirimo nta competition turimo na Melodie. Turabavandimwe Abarundi n'Abanyarwanda, twese turi bamwe, tuvuga n'ururimi rumwe, mwabonye ko nta mu translator hari. Kuri ivyo rero akarizo k'imene kiyagaho gahambike. Umwe wese azokora ivyo yateguye, ivyo ashoboye, ivyo adashoboye navyo tubirekera ababishoboye. Gusa ubuzoze ejo ndazi ko azogenda aryohewe kubera ko ntituri vyigangeso, ntitugitanga uno munsi, ibyo tumaze kwerekana barabizi. Maybe ama surprise twabateguriye ngira. Murakoze cyane. warubaje niba naribuze ati ndabaramukije, bibaza ko mumeze neza. Jewe icyo nabivuga ko nuko nishimiye kuba nagarutse muhira, kandi nkaba nahahuriye n'inshuti n'abagenzi n'abarenzi tumaze gukorana, kandi nsanzwe nemera ikintu gikomeye cyane kuba byabereye ngaha iwacu. Nibaza ko reka nje kuri kote y'Abanyagitega. Abanyagitega bariteguye kubakira cyane, bakomara amashyi. Yambo zene twakiri kujane Batman cyane sana kujya. Turabyishimiye cyane ko Imana yadutije amagara, twabitanguye haciye ukwezi tuzunguka, ariko Imana yadufashije umunsi tukagera muri finale. Ariko jewe ku ruhande rwanje ikintu kiryoheye cyane muri no finale kuko turi kumwe na Bruce Melody. Mukomera amashyi cyane. hariho ngane benshi Kim tomoda? Yes.